Mike kandi ndizera ko umeze neza aho wabuherereye hose wowe udukurikira umunsi ku wundi. Uyu ni umukinnyi wa equipe nationale Amavubi akaba akinira na APR FC, akaba aca ku mpande, akaba ari muhinga kuri ubu dufite umeze neza. Ku munsi w'ejo rero akaba yarasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we n'uwo bazarushinga, ariko ikibazo kikaba cyabaye ku mbuga nkoranyambaga ko abantu bakomeje kuvuga ko uyu nguyu ashakanye, agiye kubana n'umukobwa cyangwa se umugore ukuze, bakavuga ko uyu ashakanye n'umukecuru. Akaba ari impaka zikomeje kugibwaho cyane tugendeye ku mafoto yagiye hanze yaba bombi, yaba Gilbert ndetse n'umugore we. Bikaba bivugwa ko n'umugore we atuye muri Canada. Abenshi rero bakavuga bati uyu Gilbert no kwishakira visa nta kindi, kuko umuhungu nk'uyu nguyu ukunzwe cyane mu gihugu ntabwo yabura umukobwa ukiri muto umukunda bakabana. Ariko kuri Twitter cyane cyane niho hakomeje kugibwa impaka z'uko uyu nguyu gushaka umukobwa ukuze cyangwa se umugore ukuze naho bihuriye na visa cyangwa se urukundo rutajya urutoranya. Kora subscribe rero kugira ngo ujye ukomeza ubane nanjye umunsi ku wundi.